Safira babanaga n'izindi ntumwa bakabana n'abandi bigishwa. Icyo gihe buri muntu wese yagurishaga ibye akazana bagasangirira hamwe. Rero uyu mugore n'umugabo baza kugurisha ubutaka bwabo, babugurisha uyu manekari. Bamaze kubugurisha bigira inama yo kujyayo bakaturaho, bayakuraho amaneka bareba. Ariruka agatanga amakuru kwa Petero. Ananiya we yari yahagaze kare, amafaranga ayazaniye Petero nk'uko n'abandi babigenzaga. Ngo amugere imbere, umugore we birashoboka ko yagiye kwigurira igitenge cyangwa se n'utundi tuntu tugezweho kugira ngo aze mu materaniro yaribye. Petero abaza Ananiya ati ibiguzi ugurisha isabuni? Undi ati ntayo. Aramubwira ati wari uzi ko wayigurishije kumwe n'amaneko? Ni iki gitumye wigira inama yo kubeshyira umwuka wera? Arangije aramubwira ati dore ibirenge byo bagiye kuguhaho. Wahise ava ku birenge bye. Umugore nawe aza yaribye, yanditse agapapuro ko gusaba gushima. Petero ati madame, mbere y'uko ugira icyo uvuga, isambu ari amafaranga ariyo mwayigurishije? Uyu muntu mwegeranye mubwire ngo jya witonda, tugendana n'amaneko. Atugenda aradukurikirana akantu rwose. Ndahagije undi ati nani? Aravuga ati uyigira satani, yoheza umutima wawe, yoshya umutima w'umugabo wawe kwigira inama yo kubeshya umwuka we. Aramubwira ngo dore ibirenge byo bagiye kuvuye guhamba umugabo wawe, nabyo bije kugutwara nawe aho ngaho. Ari akazi gakomeye uyu mwuka wera akora, aranika cyane. Ni amakuru atabitse. Reka babwire ngo akazi ke nababwiye ko ari uyoboye itorero uyu munsi wa none tuvugana, niwe wahawe isi ngo ayikontorere ayikurikirane. Nababwiye ubutatu bari abagabo bagira Imana Data, akazi kayo mwarakumvise. Yesu akazi ke yaragakoze, mwarakumvise. Tunamuhabwa nk'izina rigomba kudukuraho amateka mabi. Mwuka wera nawe ahabwa akazi ko gukontorora itorero akarikurikirana. Akazi ke rero kazarangirana n'uko itorero rizamutse. Niwe uzaduhindukira amababa tukurikisha, agomba kuzatuzamura, nawe agahurira na Kristo mu kirere. Iki kirere bazakorera icyo biterekanyabubasha. Mwuka wera agenda mubwira ati akazi kanjye mu isi nakarangije, niwe uzaduhindukira amababa tugomba kugurukisha. Agenda mbwira Yesu ati komeza akazi, nanjye nisubiye kwa Data. Yesu nawe asigaranye itorero muri icyo kirere. Ni ikirere tugomba kuzamuramo imyaka 3 n'igice. Azaba ari gusuzuma n'imirimo twakoreye mu isi, ayisuzumisha ikintu cyitwa umuriro. Yewe Yesu ni itorero kugira ngo arishyire Imana nta kizinga namumenya. Yesu rero azasigara muri ako kazi, mwuka wera yisubirire ku Mana. Tuzongera guhura na mwuka wera tugeze ahantu bita ku musozi w'urukiko rukuru, ahantu imanza z'iteka zigomba kuzabera. Nibwo Kristo azagaragara ku ntebe z'imanza yambaye ikanzu yera y'ubucamanza. Mwuka wera azaba ari iruhande rwe, ari umushinjacyaha. Abo bagabo babiri nibo bazakatira abantu urwo gupfa bakajya mu muriro utazima. Kristo azahagarara, azaba ari we mucamanza. Niyo wahawe icyo bita urufunguzo rwo kuzakatira abantu yuko barimbutse cyangwa se babonye ubugingo. Pawulo yandikira Timoteyo mu bice rwandiko rwa 2, uzasoma mu bice bya 4 umurongo wa 1, uzabona uburyo yahawe urufunguzo n'ubushobozi ngo akimara gutsinda urupfu akazuka mu bapfuye, nibwo yahawe izina risumba andi mazina yose yo mu isi, ngo ahabwa n'ubutware bwo kuzakira amateka abari mu isi bose. Sifa kwa Mungu. Sifa kwa Mungu. Abafilipi ibice 2:5 naho uzabihasanga, no muri Yohana ibice 5 umurongo wa 20 azakwereka ko Yesu ari we wenyine, ari ufite ubushobozi, ari ufite ubutware bwo kuzahagarara ku ntebe z'imanza, akaba ari gutukatira abantu ikintu gishobora kuba cyabajyana mu muriro cyangwa se akabacira urubanza rubazamura rubajyana mu ijuru. Mwuka wera nawe azaba ahari kuko niwe wabaye mu isi abana natwe, aradukurikirana. Malaki yandika mu bice 3 umurongo wa 16, we yagaragaje ko hari sokereteri wo hafi ya mwuka wera, ngo ikintu cyose mwuka wera ahishuye agikubita sokereteri akacyandika. Ibyo rero yanditse akabika, nibyo mwuka wera agomba kuzifashisha kugira ngo acire abantu urubanza. Mbabwira ngo ku rubanza rw'iteka umuntu wese bazamucira urubanza ku kigero azagenda anyuzwe, ari uzajya mu muriro azavuga ati mugiyemo rwose ntimumbesheye, ibyo mwakoze amakuru yanjye yose mwari muyabitse. Umubwiriza yandika mu bice 12-14 yavuze ko icyo gihe ngo mwuka wera ngo niwe uzazana imirimo y'abantu yose bakoze mu isi mu manza, ngo nigisha azaba agitwikurura. Wewe nayo 4 were kuri 13 haravuga ngo
25 kugera kuri 24 yaranditse aravuga ngo ibyaha bya bamwe ngo birakorwa uyu munsi bigahita bigaragara ngo ariko hari ibitagaragara ngo bigomba kuzatwikurwa kuri uriya munsi. Nta wundi ufite akazi ko kuzahishura no kuzatwikurura ibyo abantu bakoze biri mu mabanga. Uwo munsi Mwuka Wera azazana taburo, azazana ikintu kimeze nka TV kinini cyane, agenda atwikurura akwereka kuri ati dore ibyo wakoze abantu batabonaga, akwereka n'amatariki yabikozeho. Nibwo uwo munsi burira bwo Kristo azarobanura icyo bita intama mu ihene. Umuntu wese agahita yibwiriza avuga ati ibyanjye ntabona nidefanze siniriwe mburana nimba nabireba barabibonye. Ako kazi rero ko gutwikurura iby'abantu ni Mwuka Wera ugafite niwe watsindiye iryo soko. Sifa kwa Mungu, sifa kwa Mungu, sifa kwa Mungu. Haleluya. Aha, ngeze ku ngingo ikomeye, ntega amatwi mvuga aka kantu nishaka nza guhita soza. Amakuru yose rero Mwuka Wera yabitse ku buzima bwacu, babwire ko ari nawe gutanga icyo bita raporo. Mu butatu bagira bari abagabo uko ari batatu, Imana Data, Umwana wayo na Mwuka Wera. Buri wese nababwiye ko afite akazi ke. Akazi ka Mwuka Wera rero agatanga raporo mu ijuru. Twese uko dukorera Imana aratuzi, azi imitekerereze yacu, azi ishyaka turwana, azi ababakorera neza, azi n'abatabakorera neza. Rero uko ugenda ukorera Imana agutangira raporo. Buriya mujye mwitwara neza tuzagutangira raporo mbi. Buriya mugaragaza dutangira raporo yo gutabara. Niwe wicara agakorera umuntu kopi akavuga ati uyu nguyu dukurikije amajoro yaraye, dukurikije imisozi aterera, akagenda akavuga mu izina ati dutabare umwana wacu dore akeneye inzu yo kubamo, tumuhe akamodoka ko kugendamo, tumukure mu mazu y'abandi, tumukure mu kazi k'abandi, tumurebera akazi ke. Buriya raporo zose azitangira ku gihe, amakuru yose ayitangira ku gihe. Rero hari ingaruka cyangwa se ikibazo gikomeye abantu bajya bahura nacyo bitewe n'uko abantu tumukorera bitandukanye. Hari amatsinda abiri dushyizemo. Hari itsinda rimwe, nicyo kintu buriya Pawulo yabwiraga Timoteyo muri iriya bice kugira ngo mu nzu y'inyumba ntabwo habamo ibintu by'izahabu n'ifeza gusa. Hari itsinda rya mbere ry'abantu bakorera Imana bitwa abanyamumaro. Abanyamumaro ni abantu bakorera Imana ariko birinda icyaha n'ibisa nacyo. Ni abantu bakorera Imana batinya icyaha. Niyo agikoze ntabwo bamwemerera kirarana ngo gikonje, bamubuza amahoro. Ntiyakirarana, ntiyakiriranwa. Niyo yakosereza umuntu Mwuka Wera amugenda akabwira ati wajya ugasaba imbabazi wakoze ikosa, bahora n'icyo bita ijwi ribabuza amahoro. Uyu muntu uri muri iri tsinda rya mbere ryitwa abanyamumaro ni abantu bakorera Imana ariko birinda icyaha. No muri telefone yahamagara umusumba akabwira ati sabira Imana imbabazi, nakojeje ndabeshye. Aba ameze nk'umuntu wakinga amabere kandi icyaha yakoze. Hari abagikora rwose bakihesha n'amahoro, bikabemerera bikabakomeza. Umuntu uri muri ino tsinda rya mbere ry'abantu bitwa abanyamumaro ni abantu ijuru rikunda riba hafi, n'amakuru y'ubuzima bwabo Imana yabahera ku gihe. Nta makuru n'amakimana igirimo, ni abantu Imana icungisha ijisho ryayo, akantu kose kagiye kubabaho barakababwira mu ijuru, yababigiza no mu nzozi, batuma n'umuhanuzi utanazi ko buri muntu yaguhamagaye, yewe wanahura n'umuntu muzima akaguhagarika kugwira ibyawe. Ni abantu Imana ihera amakuru yose ku gihe bitewe n'uburyo wabasabanye n'ijuru. Hari irindi tsinda rero, niryo rero ubwo bagiye kubabwira iki gitondo, ni itsinda ry'abantu bitwa imburamumaro. Imburamumaro ni abantu bakorera Imana ariko bakayikorera bafite n'ibyaha babikorana. Aba bantu kubera ibyaha bakorana umurimo, ubundi Bibiliya ivuga ko abantu baba barapfuye bahagaze, baba bafite izina ry'ukorera ariko ari intumbi. Ngiye kubabwira ikintu gikomeye kimuzakiragirwa ugitahane. Aya matsinda mukorana, iri tsinda ry'imburamumaro Bibiliya ivuga ko ari naryo ribamo abakozi benshi bakorera Imana. Niryo ribamo umubare w'abantu benshi bakorera Imana. Izi mburamumaro kubera gukorera Imana bafite ibyaha, dore ikintu Mwuka Wera bakorera kandi kibi cyane. Buriya aba bagabo batatu mbabwiye, ari Imana Data, Umwana wayo n'Umwuka Wera. Ari Imana Data nta mwitugirire, nta mbabazi. Imana mu bantu ari ugukiranutse gusa, ukijijwe gusa neza. Nibo mugendana ikavuga ati mwana wanjye mugakora. Ukoze akantu k'ifuti ikosa nta kintu kiba kuri yo, yanakwica. Ubundi ku bwayo yifuza ko n'Imana abagezeyo ngo barabiti. Uyu Mwuka Wera uko ateye nta mbabazi agira, nta mubi.
mukorana mubana neza ariko nta byaha ufite. Iyo bigize gato ahita yigendera. Umuntu utugirira impuhwe muri bano batatu ni Yesu wenyine, kuko Yesu akunda abanyabyaha agakunda n'abakiranutsi. Wowe ashakisha ahora yiga yanadusiga ko tumeze gutya, akajya kwishakira umuntu wibereye mu butinganyi akavuga ati reka mukurikirane mukureyo, reka njye kwishakira umuntu wirariye mu kabari. Yesu we niko ateye, agirira impuhwe abakiranutsi akazigirira n'abanyabyaha. Mushimire Yesu, umuhereze icyubahiro. N'imbabazi Imana itugirira izitugirira kubera uburyo Yesu yirirwa hapfa, yirirwa yikubita ati muretse ndwaze n'akana kamuzane, reka nawe maze mukure hariya, reka maze mukure muri biri. Ubuzima tubayeho ni imbabazi za Yesu wenyine niwe udukunda, agakunda abakiranutsi agakunda n'abanyabyaha. Yesu agira imbabazi ku rwego utabasha kubyumva. Uyu mwuka wera akantu nanone rero gakomeye kabi akunda gukora kanateye ubwoba, bitewe n'uko abantu bamukorera hari ibyaha bafite buri kintu bakorera. Araza akavuga ati umuntu reka mukureho umwuka wera wanjye mutware, musigire impano gusa. Abantu bari mu murabaro baba barakuye umwuka wera bagasigarana impano gusa. Ubu hari abantu bakorera Imana ari impano bigirira gusa, nta mwuka wera bakigira. Niyo hantu uzaba umuntu ugasanga ni umuntu w'umugome nta umuvugiramo, ariko wamusanga mu rusengero ugasanga ni umuntu uzi kuvuga Imana. Wamusanga mu rusengero ugasanga ni umushumba uzi ubwenge ukorera Imana. Wamusanga mu rusengero ugasanga ni umuntu uzi kubyakora neza. Wamusanga mu rusengero ugasanga azi kuririmba ku rwego utabasha kuvuga. Aba ni abantu twibanira nabo bagira impano z'Imana, ariko umwuka wera yabavuyeho arigendera. Uzi ko bashobora guhanura nta mwuka wera agira, akoresha icyo bita impano. Uzi ko hari ikintu cyitwa experience gikora. Umuntu umwuka wera akamuta akigendera, agasigarana icyitwa experience, uburambe, imyaka yamaze mu bintu akaba abizi. Uzi ko bashobora kuyobora akora akayishyira ku murongo, ijuru ryaramutenze ryaramuciye, akoresha experience neza. Ugasanga ni perezida wa korali nziza ikomeye yanditse izina, ugasanga azi no kuyobora kurusha umuntu waba ufite n'umwuka wera, ku buryo experience yiyoboza neza. Ugasanga umuntu yakuje itorero rirazamuka nta mwuka wera agira, n'ijuru ryaramutenze. Akoresha icyo bita uburambe, yaraciwe ku ngoma neza. Nicyo kintu Imana buriya yakoreye Sawuli, yamaze imyaka 40 ayobora, kandi ijuru rimwishimira mu myaka 38 ayiyobora yaratenzwe n'ijuru. Kandi mu bantu akeye ubu hari abantu dufite baciwe n'ijuru kandi twebwe tukibemera. Ubu hari abantu bakomeye duhamagara mu iterane ugasanga iterane mpuzamahanga nibo babitumira, kandi mu ijuru barabaciye. Rero amaze ati si kuki mu ijuru baguca kandi bagakomeza bakagukoresha. Kamubwira ikintu gikomeye, ntabwo mu ijuru bashobora gukora ikosa ryo gupfa kuguhomba ngo bahombe umwuka wera ukuri, ngo bahombe n'impano zikuri. Iyo wananiye bakaguca mu ijuru, ntabwo bakwirukana bataratereninga Dawidi ugomba kugusimbura. Mu ijuru ntibajya birukana umuntu batarabonye umusimbura. Kirazira mbere y'uko banyirukana nananiranye, barabanza bagashaka Dawidi bakamutoreza mu bihuru, akaba yazana muri urusengero nta jambo twamara no gushima tutarimo. Ariko Imana ibizi ko ari ugomba kuzasimburwa. Ntibashobora kukwirukana batarakubonera umusimbura. Bamara n'imyaka 20 no kubakorera ariko batarakujugunya. Ejo nzabigisha ingingo ngo ni ryari mwuka wera gukora divorce n'umuntu. Tuzarebera hamwe n'abantu bakoze divorce na mwuka wera bakoze gatanya, kandi bakomeza gukorera Imana baradivorceje. Orala. Aba ni abantu bagenda bagakurwa umwuka wera bakisigaranira Imana. Niyo mpamvu uzamubona ushaka guhura nawe yashinze avuye kunywa inzoga, ariko akaguhanurira kandi akaguhanurira bigasohoka. Bamakwako neza kwako w'icyangu barahari guca, ashaka kureba akakubwira igihe kandi ari igipagani. Ugasanga ubu ni ingane ntabwo umuvugiramo, kandi yaguhanurira ukamwakira umuhanuzi pe. Neza aba ni abantu rero ntuzabarenganye, ntuzanabatindeho ube ngo kuki kanaka wari umupagani kandi Imana ikamukoresha. Ubu dufite abantu b'abagome tuba twibanira no mu murimo. B'abagome babandi bashobora no kwicara ahantu bakagukorera akagamane gakomeye, kandi wabasanga mu rusengero ugasanga ni umuntu uzi kuvuga Imana, umuriro ukaka, ariko bafite icyo bita ubugome mu mitima.
abantu kabarengeho rero ni abantu baba baraciwe ijuru rigakomeza kubakoresha. Bibiri ivuga ko ngo batanga icyo bita imigizi y'ubuntu. Uramutse uri guhinga muri wawe umuntu akazana isuka iruhande rwawe agahinga, iyo wamwirukana uramureka akaguha icyo bita umugizi w'ubuntu. Musada. Bibiri bita iki? Bibiri ikavuga ko abantu baba barahindutse ibyapa birangira abandi inzira ariko bitazahingamo. Buri icyapa gishobora kurangira kiti cyangwa gitera hagati haragiye gukomeza gukanira imbere. Iremera n'ikihazi ariko kirakurangiye. Ni abantu barangira abandi ijuru kandi bo batazahingamo. Abantu rero muri zino tsinda ibyahishuwe ibice byaho bitatu, umurongo waho wa mbere hagaragaramo n'irindi torero ryari ryarageze aha ngaha ryitwa ryari itorero ryari ryarageze ahantu Imana yarabarebye irababwira ngo itorero ry'isaruti ngo mufite izina ry'uko muri bo ariko mwabaye intumbi. Ni abantu baba barapfuye kandi bagapfira mu murimo, baba barabagiwe muri abo bantu rero bitwa imburamumaro. Imana yinagambiriye kuvuga uyu munsi habamo utugurupe tune, kuko nabo bakora ibyaha bitari bimwe, bakora ibyaha bigiye bitandukanye. Uko ibyaha bigiye bitana babushyira muri gurupe imwe cyangwa bakayikuvamo bakabushyira mu yindi. Nubwo ari imburamumaro ariko hari amagurupe ane babashyiramo. Gurupe ya mbere ni iyi. Gurupe ya mbere babashyiramo ni gurupe yitwa ngo ni abakobwa batanu b'abapfu. Matayo 25:2. Abakobwa batanu b'abapfu baba abantu n'abanyabwenge baba babacirira mu murimo nta kibazo bakora, nabo bakwereka ko bategereje Mesiya. Uzahura nawe ubwira ngo ariko nanjye ntegereje Yesu, nawe akwereke ko rwose ari umugenzi kandi nawe abizi ibyo akora ko ari ibintu by'amafuta ari ibintu by'ubugome. Mwese abageze muri gurupe rero abakobwa batanu b'abapfu ntabwo mbabwira ibaraga byinshi, gusa hari ikintu Imana ibima bene aba bantu, ibima amavuta. Baguma nayo bahoranye, baguma nayo bagize bagisenga, baguma nayo bagize bagikorana n'Imana cyane, ugasanga asigaranye ku cyo bita izina. Akayamubwira ngo uzi ukuntu kera twuriraga imisozi, uzi ukuntu kera twajyaga duhanura, mbese akaguha ibya kera nakubwiye iby'uyu munsi. Ati uzi ukuntu kera twagiraga urukundo twasuranaga. Uyu ni umuntu warageze muri ya timu y'abantu bitwa abakobwa batanu b'abapfu. Abayivugira ibya kera, ati ukuntu kera twari tumeze, atuzi kera, atuzi amajoro twaraga, atuzi ukuntu kera nazaraga ntibatuma. Mbese akakubwira ibintu bya kera gusa, yanakubona wibereye mu kate ati ni amasaka birasa biramara kangahe, nitwebwe siko twari tumeze. Aba ni abantu bageze mu itsinda mu kagurupe k'abantu bitwa abakobwa batanu b'abapfu. Hari abandi rero baba muri aka ngaka ka kabiri, ni ak'abantu bo mu bahindutse icyo bita urukungu mu masaka. Umuntu umwuka we yashyize mu itimu y'abantu bitwa urukungu. Matayo 13 uzasome umurongo 25. Ababaye urukungu bo uba muri batanu b'abapfu we nta kibazo yanakiyoberanya bikemera, ariko watangiye kuba urukungu abatangiye kubangamira abagenzi. Iyo agize umwaka akaba yibera nko muri korali, nta buri mpamvu za buri munsi, nta buri ikintu gituma basaba uruhushya. Hari igihe afata impamvu y'ibintu byarangiye, nsabwiye perezida wihangane bose nagize ibyago mu muryango, kandi ugasanga umuntu wapfuye hasize n'amezi 3 yarapfuye, aracyagendera ku rupfu rw'umuntu wapfuye ari kurusabiraho uruhushya. Ni abantu baba bahorana utuntu tw'impamvu turi aho ngaho. Iyo arwaye ibicurane ahita yandika ati narebye nenda gupfa, ntabwo utuntu tw'impamvu atega tw'imitego. Ni abantu batangiye kuba urukungu. Yesu aramubwira ati abantu tubirukane mu murimo, arabatoye nimubareke. Urukungu rurasa n'amasaka murwirukanye mururanduye, mwarandurana n'icyo bita amasaka, nimubareke bakomeze bakora. Yesu yabahaye uburenganzira bwo gukomeza gukora. Ababaye urukungu baba batangiye kubangama n'abapagani babatunga urutoki. Sanga umunyamahanga w'umupagani babo wakugira ngo ngizwe n'akanaka kinabireka njye sinakirwa n'ijyamo kubera iki yabaye urukungu nta mutwe ye. Reka reka ni urukungu rwibera aho ngaho. Hakaba kandi kagurupe ka gatatu ko ugatega amatwi ni nako kagiye kuzengereza itorero. Ni akagurupe k'abantu bitwa ibibyarwa. Ibibyarwa ni abantu tubana mu murimo, baba mu rugo rw'Imana ariko bataruvukamo. Ntiwamenya ahantu baturutse, ntumenye ukuntu bicishije. Yuda yandika mu gice cya mbere umurongo wa 4, yabagirira ibibyarwa nkabona abantu bitiranye muri twe, yinjira basasiye baraseseye. Ntiwamenya uko babigenje, ntumenye tekinike.